Indi nkuru y'akasamutwe kuri ya mpano. Nyuma y'iminsi mikeya ishize agaragaye mu mashusho y'urukozasoni cyangwa se ari gukora ibisa nka porono, nubwo we wenda yageragezaga kubikorana n'umukunzi we, kuri ubu ngubu ya mpano baje kubona ko ari we muntu ushobora gufasha urubyiruko ndetse n'abandi bantu batazi gutera akabariro mu kubikora mu buryo muri profession. Ya mpano kuko mwagiye mubibona kuri video yagaragaye mu minsi yashize, byagaragaye ko ya mpano uyu nguyu rwose afite ubuhanga bwo gukora sex. Kuri ubu ngubu bakaba bavuze bati umuziki ashatse yanawihorera, hanyuma agatangira agashinga groupe cyangwa se agashinga itsinda rishinzwe kwigisha abantu kunoza amabanga y'abashakanye. Ese koko namwe mubona ibi bintu koko byari bikwiye koko ari hano hantu yakabaye ari kubarizwa muri aka kanya? Gusa ya mpano we twaramwegereye turamubaza duti se aya makuru ari kukuvugwaho weho urayavugaho iki? Aravuga ati buriya uko byagenda kose iyo umuntu akaze aba akaze, ati kandi iyo umuntu yagaragaje ubuhanga bwe uko byagenda kose hari iyindi sura aba yatanze ishobora gutuma abantu bamugirira icyizere. Umuntu wese warebye iyi video cyangwa se umuntu wese wabashije kumva aya makuru ya ya mpano yaravuze ati uyu musore uko byagenda kose ntago afite impano imwe n'iyi yagaragaje, ahubwo yakakwiye kongeza umurego, ubundi abantu bagakomeza kumufatiraho amasomo atandukanye. Nyine ba bandi bafite ibibazo byo gucibwa n'abakunzi babo inyuma ntibazongere gucibwa n'abakunzi babo inyuma bitewe n'uko batanoza amabanga y'urugo. Ese koko uyu musore niba warakurikiranye video ya mpano ugakurikirana na video ya Mbaritazari ubagereranije cyangwa se ubakompaye, ninde wavuga ko ari umuhanga mu kunoza aya mabanga y'abashakanye? Ariko si ikindi nanone wakakwiye kwibaza, iyi video cyari cyo gihe cyo kugira ngo igaragare kuri ya mpano, cyangwa ahubwo yajije kwica izina rya ya mpano kugira ngo bamuharabike ibintu byinshi bigiye bitandukanye? Guys, tujye tuvuga cyangwa se tujye dukubita tubangura tuvuge kuri ibi bintu, hanyuma tunabitereho comment turebe ko kuko niba biba bije mu gihe cya nyacyo cyangwa se mu gihe kiba gikwiriye. Ya mpano mwibuke ko kuri ubu ngubu yari amaze iminsi aronshinze album ye. Ese ibi byaba byaraje mu kugira ngo album ye yamamare mu buryo bukomeye, cyangwa byaba byaraje kugira ngo bimwicire izina? Ikindi mukwiye kumenya, mwibuke yuko aho iyi video ye isohokeye hari ibitaramo yari afite byo gukorera hanze, bahise bamutakariza icyizere, baravuga bati umuntu wigaragaza mu buryo bumeze butya nta sura nziza arimo gutanga yakakwiye gutuma atumirwa muri ibi bitaramo. Ya mpano nk'uko amakuru dukesha buri kantu ndetse na buri nguni bagiye babivuga, uyu mutipe rwose ngo ni umuntu uzi gukubita umusuwagege mu buryo bukomeye, ariko nanone ngo iyo babonye umumbunda w'ukuntu wigonze ngo baravuga bati uyu muhungu rwose ashobora kuba nawe ari ubwoko kuko ntago ngo asanzwe. Hanyuma abumvishije indirimbo yari amaze iminsi akoze yitwa Samaraya, bate iri rayiti nyine n'uburaya, niyo mpamvu n'ubundi yigaragaje muri aya mashusho nyine y'urukozasoni mu buryo bumeze gutya. Ya mpano icyo akora rwose si uguharabikwa gusa, akariho karavugwa nyine nawe uko byagenda kose hari isomo bizamusigira muri kariyeri mizikare ye. Murakoze, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ni James Legend wa muhungu wanyu wamamaye. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.